Reka mbasuze kandi mbifuriza ikaze mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica no ku muyoboro wa Narina Media. Nizere ko mukomeje kugubwa neza. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho aho uherereye hose. Hanyuma rero reka turebe ku makuru ari kugenda avugwa hano iwacu i Rwanda, nayahe makuru ari kuvugwa mu bastari bagiye batandukanye. Nuko amakuru ari kuvugwa cyane hano ari amakuru ari hagati y'abakinnyi ba sinema nyarwanda harimo Regis Miki ndetse na Aga, bakomeje kugira kumera nkaho bahangana, bari guhangana cyane, umwe avuga n'undi avuga. Murabizi ko Regis yaje avuga ko Aga ngo hari umukobwa wo muri Norvège yaba yarateye inda, hanyuma nyuma yuko iyo nkuru ayishyize hanze Miki nawe ntiyigeze atuza, yahise asa nawe asa nkaho amusubiza avuga ko amubeshyerera umugabo, agira ngo bashwane cyangwa se agira ngo batandukane. Aranamutuka cyane, ajya amutuka ibitutsi byinshi bitandukanye, anagaragaza ko niyo yaba yarayimuteye avuga ko nta cyatuma atandukana n'umugabo. Mu yandi magambo ko Regis yaba ashaka kuba yabasenyera, ahubwo Miki we akomeza kugenda atangaza ko n'ubundi uwo mukobwa ahubwo uri muri Norvège ngo yaba n'ubundi ari inshuti ya Regis, avuga ari we baba bararyamanye. Ngaho nguko rero ni ibyo biri kuvugwa hano ku mihanda, ni ibi biri kuvugwa hano. Urumva abakinnyi bacu ba sinema nyarwanda bakomeje gusubiranamo cyane, tuzi icyo bari gupfa, ntabwo tuzi impamvu yabyo, ariko buriya irahari. Reka turebe indi nkuru yaba iri kuvugwa hano. Ni inkuru isa nkaho ibabaje cyane, ni inkuru y'umusore wa hano hirya i Nyanza rwose hafi cyane, waba wahitanye mama we akamwica. Hanyuma se ni iki cyamuteye gukora ibi byose? Ibyo nabyo turaje tubirebe mu kanya gatoya cyane. Hanyuma indi nkuru yaba iri kuvugwa nuko ari ingabo za Israel zikomeje kudahereza agahenge ingabo za Palestina, kandi ariyo gahunda yari iriho. Reka rero tugaruke kuri aya makuru ya hano i Nyanza avuga ko polisi ikorera mu karere ka Nyanza yamaze gutangaza ko hari umusore nyine w'imyaka 33 wishe mama we, ariko ikaba itaratangaza mu by'ukuri icyo yaba yamujijije kubera ko bakiri mu iperereza ryo gushakisha amakuru. Ariko icyo bakomeje kugenda batangaza nuko polisi ya hano mu karere ka Nyanza ngo ikimara kumenya aya makuru yahise ibikurikiranira hafi. Hanyuma uyu ukekwaho kuba yaba yakica mama we yahise afatwa, birumvikana. Ubu barafari kuri sitasiyo ya polisi kugira ngo hakurikiranwe kuko barebe icyo yaba yamujijije, kubera ko batangaje bavuga ko ngo bakimara kumenya amakuru bahise babihutira kuba batabara uwo mubyeyi, ariko n'ubundi ngo kubera ko yari yamukomerekeje cyane bamujyanye n'ubundi ku bitaro, ariko ngo ahita agwayo. Hanyuma tunabwira umuryango wasigaye ngo niwihangane, tunabwira abanyarwanda muri rusange ngo bari ku rugomo, kubera ko urugomo rukurura ibyago, ntago rukurura ibyiza. Ari nabyo polisi ya hano mu karere ka Nyanza, uyu ukuriye polisi Hasani yagomeje kugenda atangaza, abwira abaturage cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange, ababwira ko bakwiye kureka urugomo, kubera ko urugomo rushobora gukurura ibyaha ndetse bikaba byakurura n'impfu za hato na hato, impfu zitumvikana. Akaba yakomeje kugenda abwira abaturage bahano ko ibi bintu bakwiriye kuba babireka. Hanyuma andi makuru rero twakomeje kugenda tubona ni amakuru ari kuvugwa hano hanze y'u Rwanda, ni amakuru ari hano muri Israel ikaba ikomeje nayo kuba yatera Palestina, kandi bari mu gihe cy'agahenge, ariko Israel yo ibingibi ikaba itabikozwa. Murabizi ko Israel ivugwa hano hashize igihe kinini cyane. Israel ivuga ko itazigera ihereza agahenge Palestina igihe cyose izaba igikorana n'uyu mutwe wa Hamas. Mu by'ukuri ni ibintu byagiye bijyamo abaperezida bakomeye nka perezida wa Amerika Donald Trump yagomeje kwinjira muri iki kibazo, ariko iki kibazo kikaba cyarakomeje kugenda kinanirana. Rero ibi byatangajwe nyuma y'uko ngo Israel hari igitero ngo yateye, hanyuma ibyo bitero icyo
igitero yateye muri iyi minsi ku itariki 25 Ukwakira 2025 kikaba cyarahitanye abantu barenga 19. Hanyuma ibyo bintu bikaba ari ibintu byababaje rero abo banyapalestina cyane, bigatuma bavuga bati igihe twahanye na Israel muri iki gihe cy'agahenge hamaze gupfa abantu barenga 93, abandi barenga 324 nabo bamaze gukomereka cyane. Bakibaza rero niba Israel koko aka gahenge yaragatanze, niba abantu bakomeje gupfa bakaba batabaza ibihugu bikomeye ko babwira Israel igahagarika ibi bitero byayo ikomeje kuba yakohereza hano. Hanyuma rero intego bafite nihe aka gahenge ngo bagakeneye kubera iki? Ni uburyo bwo kugira ngo Hamas irekure imfungwa yafashe za Israel, zirekure zijye muri Israel, hanyuma Israel nayo ngo ibe yarekura abantu bo muri Palestina cyangwa se abantu bafashwe na Israel ngo ibe yabarekura babe basubira mu gihugu cyabo. Ngayo nguko rero, ariko Israel yo ntago iri kubikozwa rwose, ni ibintu bikomeje kugenda bitera impungenge. Hanyuma rero ngo iyi ntambara murabizi kuva yatangira 2023, iyi ntambara imaze igiye kumara imyaka irenga 2, hakaba hamaze gupfa abantu 68,519. abo nibo bamaze kuva mu byabo, bamaze kuhasiga ubuzima muri iyi ntambara, tubwira imiryango yasigaye ngo Polisan. Hanyuma abamaze gukomereka bakomeretse ntabwo tuzi uburyo bakomeretsemo, ariko itangazo rivuga ko hari abantu bagiye bakomereka. Murabizi mu ntambara abantu bakomereka bitandukanye, hakomeretse abantu benshi cyane, abantu barenga 170,381. abo bantu bamaze gukomereka. Rero Donald Trump akaba yakomeje kugenda atangaza ko rwose Israel icyo yifuza ari uko uyu mutwe wa Hamas waranduka ukavaho burundu, ari nacyo nawe ashyigikiye kugira ngo uyu mutwe wa Hamas ube wava. Ngayo nguko rero, sinzi niba aba bantu cyangwa se uyu mutwe wishyizeho mu buryo kugira ngo bakomeze kurwana na Israel, niba bazemera gushyira intwaro hasi, ari nacyo Israel ishaka, bikazaba ari byiza cyane mu gihe baba babikoze. Hanyuma rero igihe bazaba batabikoze, murabyumva, intambara n'ubundi izakomeza kurota, intambara izakomeza kugaragara muri iki gihugu. Reka dutegereze turebe uko bizagenda. Ciao, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Amakuru yacu rero yarayo ngayo, nimukomeze mugubwe neza aho muherereye hose.